urukundo nyarwo rushobora guhindura buri kimwe, ariko ugambana nta munsi n'umwe hazigera agera ku ntsinzi ye. nanjye nshobora kuba nka owner of company. Excuse me. Ese Robert aremera gutanga ibye byose kubera urukundo? How do you feel ndi boss wawe? Ariko rero at this moment ntabwo byashoboka. Lucas we kugambana bikomeje gufata indi ntera. Nikagera ibyo Robert sigo ntagera ni gute hagera uvuye mbya mugiye ngo hajya ngo kuri dine ngo kuki Lucas ntabwo agiye kumvana mu kazi kanjye kantwara imitungo, ngomba guhangana nawe. So busy. Okay, nta kibazo. Bashaka kuguha deal kandi birimo amafaranga afatika. Kurikira filime Trust No One kuri Analysis TV. Kanamba, uyu mugore afite ubwenge kandi budasanzwe. Nta nubwo amweruriye kandi wibuka ko yatwumvishije. Abicishije mu mayeri. Mu byo dutekereza tumutekereza. Kuko ni inshuro ya kabiri niwe ikintu tuzageraho. Nataza kugira n'undi ubyukorera. Mbega ibyacu byose ibintu birimo birangirika mu Kanamba kandi biri gufata indi ntera ndende. Kunzi ba filime Inzira y'Umusaraba, ibintu bikomeje kuba byaryoha kubera iyi episode tugezeho. Twabonye ko iribagiza noneho bari bamuhaye uburozi ngo abashe kuba yapfa. Tubonye ko mushiki wa Rugema abashe kuba yaza akarokora. Iribagiza agiye kunywa uburozi Nyiranambara na Fabiola bari bamuhaye muri Fanta. Rero uyu mushiki wa Rugema ni Imana imuzanye, akoze ibitangaza bikomeye cyane hano muri ino filime tutari twiteze. Imana ibashe kuba yamukoreramo, ibasha kuba yamuzana hano mwa runo rugo ngo abashe kuba yarokora iribagiza. Nimba ubonye ko ari Imana ibashe kuba yarokora iribagiza ngatanywe buno burozi, jya muri comment wandikemo amena, kubera ko Imana ari ibikoze. Imana irakora buri kintu cyose irakora. Iribagiza yaragiye kuba yapfa muri no filime, ariko Imana yarabikoze izana mushiki wa Rugema mwa runo rugo. Nubwo abantu mbere mwangaga muri benshi, ariko Imana yatangiye kuba yamukoreramo, imukoreramo ibitangaza. None ubu niwe ubashije kuba yakiza iribagiza agiye kunywa uburozi. Uri kumva ko azi imigambi y'aba bantu yose, ari kugenda amenya amakuru atarazi mwa runo rugo. Rero uyu mushiki wa Rugema ni Imana yabashe kuba yamuzana mwa runo rugo kugira ngo abashe kuba yaza gukiza iribagiza. Yuko iribagiza muribuka ko ubwenge bwe nabwo ntabwo aragarura ubwenge bwibutsa neza. Mwibuke ko mama Cyusa yari yaramubujije kuba yanywa ikintu cyangwa yarya ikintu Nyiranambara amuhaye batagikuye ku meza imwe, batari kurya, nimba bari kurya ibiryo batabikuye mu isorori imwe. Urumva ko rero uyu mukobwa iribagiza yaragiye kuba yakiyahura, niwe wari ugiye kuba yakiyahura kubera ko abantu benshi bari baramubujije. Rero uyu mushiki wa Rugema abashe kuba yamugira inama, aravuga ati we nta bwenge ugira, ntago uza ahantu Fanta ziba. Yuko yaragiye kunywa Fanta bamushigarije mu gakombe. Ibaze noneho kuba umuntu aguhaye Fanta yashigaje mu gakombe, we ntari kuyinywa ariko akabasha kuba yayiguha. Rero iribagiza abashe kuba yabona umuringa ye muri iyi episode irangiye. Iribagiza abashe kuba yabona umuringa we, kandi nkwibutsa ko muzehe Papa Kamarade ntago yigeze agambana na Rugema, ahubwo ni ukugira ngo aze kuvura iribagiza. Icyagihe mwabonye agambana na Rugema bakamuha impapuro, agatanga impapuro z'imitungo yaba iribagiza. Ziriya mpapuro ni ibiwani kubera ko iza original bazisigaranye ba Kamarade na Emile kugira ngo bazabone ko binjira hano kwa Rugema. Rero niyo mpamvu mwabonye Papa Kamarade yabaye agiye kuza akaba umukozi wa hano kwa nuza kwa iribagiza, akaba umuzamu ni ukugira ngo azabone uko atera urushinge iribagiza. Abantu batari barasobanukiwe iriya episode yarangiye. Rero nimba nawe wishimiye ko Imana yabikoze, uriya musaza akaba yemeye guca mu buzima bugoye kugira ngo abashe kuba yaha umuti iribagiza akamutera urundi rushinge, jya muri comment uvuge ngo amena, kubera ko Imana ibikora. Mwibutsa kujya usenga Imana buri munsi nimba tubasha kuba twakurikirana iyi filime Inzira y'Umusaraba, kubera ko ibi bintu byose ni ukwizera Imana kugira ngo tubashe kuba twabibona. Mwibutsa ko
ko gusenga Imana ari byo bya mbere kugira ngo ibindi bikaza bikurikira, kubera ko ariyo idufasha kwizera buri kintu kimwe cyose. Niyo mpamvu mpora mvuga ati mujye musenga Imana, niyo mpamvu mvuga ati Imana ikora ibitangaza. Muri ino filimi hano hagenda hazamo ibitangaza bigiye bitandukanye. Rero nimba tubashije kuba twagerana kuri uyu munota, nkandira kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ukande like, ujye muri comment ushyiremo Imana ko ibikora, cyangwa ushyiremo ibitekerezo byawe. Nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo ama emoji y'umutima, kugira ngo turebe ko tuba turi kumwe n'abantu, yuko iyi filimi ibashije kuba yagera ahantu haryoshye cyane, ibashije kuba yacanga abantu, itangiye kuba yatungura abantu kubera uburyohe bwayo. Abantu bari baratangiye kuyanga bavuga ati uriya musaza ashobora kuba yaragambaniye bano ba Iribagiza na musaza we. Rero ntabwo yaba yarigeze abagambanira, ariko abantu benshi ntabwo twari tubizi ko, twari tuzi ko yagambaniye Iribagiza na musaza we, akaza akaba ari gufatanya na Rugema. Ntabwo ari ugufatanya na Rugema, ahubwo ni ukugira ngo azabone ko uko aha umuti Iribagiza, kubera ko uzaterwa mu rushinge umuti wa kabiri kugira ngo Iribagiza abashe kuba yakibuka ibintu byose. Rero abantu mumubonana na Rugema mugira ngo nta bwenge azi. Rero iyi ni imipango yapanzwe n'uyu musaza na Emile na kamarade, kubera ko aribo babashije kuba bashimuta Rugema bakamuzana mu rugo rwabo, bakagira ngo Rugema akagira ngo uno musaza yagambanye nawe, akabasha kuba yamurekura akamucikisha, akamuha impapuro z'imitungo ya pirate kugira ngo abashe kuba yakizera ko uyu musaza bari kumwe. Kumbe impapuro za originali zasigaye kwa ba kamarade, impapuro bazaziha ba Iribagiza nibamara kuba banywa umuti, kubera ko uyu musaza yabashaka kuba yagambana yari kuba yarabikoze, kubera ko niwe wari kuba ufite impapuro z'imitungo, ntabwo yari kuba yakenera Rugema, ahubwo yari kuba yarabyikoreye ku giti cye. Urumva ko filimi yacu ibashe kugera ahantu haba haryoshye cyane. Rero nkwibutsa, nimba ukurikira iyi filimi ujye ubanza ushima Imana, kubera ko Imana ikora ibitangaza, ikaba ikora buri kintu cyose, ikaba ikoze ibitangaza. Uyu musaza akaba agiye kuba yajya kuvura Iribagiza aciye mu buzima bugoye, ariko akazagerayo. Urumva ko rero iki ari igitangaza cy'Imana. Nawe nimba wemera ko Imana ikora ibitangaza, jyaho hasi muri comment wandike amena, cyangwa ushyiremo ko Imana ibikora, yuko niyo ya mbere. Nkwibutsa kujya ubanza gusenga Imana mbere y'ikintu cyose ubanza gukora, yuko niyo ibashisha kuba yakugira uwo uriwe kugeza uyu munota tuba turi kumwe. Rero nkandira kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, ujye kuri like ukandeho, nurangiza ujye muri comment ushyiremo ibindi bitekerezo waba ufite. Urumva ko uyu mugore rero, uyu mushiki wa Rugema abashe kuba yakora igikorwa gikomeye cyane, akabasha kuba yarukora Iribagiza. Muzehe papa kamarade yaragiye kuba yaca mu buzima bugoye cyane, kuba yagera hano muri runo rugo agasanga Iribagiza yamaze kunywa uburozi, yarapfuye kandi yaraje kumuvura, yari yemeye kuza kuba umuzamu muri runo rugo. Urumva ko byari ibintu bibi cyane, kubera ko twabashe kuba twagera hano ibintu bibaye bimeze neza. Uyu mushiki wa Rugema rero n'Imana yabashe kuba yamuzana mwa runo rugo kugira ngo abashe kuba yarokora Iribagiza. Buri kintu cyose burya kibaho bw'umugambi w'Imana. Rero hano twabonye ko Cyusa na Iribagiza noneho bari mu myiteguro y'ubukwe bwabo irimbanyije. Ubu tugiye kuba twaryoherwa muri episodes zigiye kuba zakurikira, ibintu bizaba bimeze neza, yuko tuzaba turi no kubona noneho ubukwe bwa Iribagiza. Ariko ntabwo twakibagirwa ko hano Nyiranambara na Fabiola babashe kuba baseba, kuba babashaga kuba bashaka kuroga Iribagiza bakabasha kuba bamwica, ariko ntabwo byarangiriye aho. Bavuze ati nibatica Iribagiza barica musaza we. Urikumva ko uyu mugore Nyiranambara arimo apanga ibintu bibi cyane, kubera ko agiye kuba yatangira kuba yatwangiriza filimi, akabasha kuba yabibisha. Rero abantu bari kubibona ko agiye kuba yabisha filimi yacu, nibabanze bajye muri comment babivuge yuko Nyiranambara nawe ntabwo burya ari kuva ku izima, ubugome bwe ntabwo yigeze abuparika kuva twamumenya. Rero iyi filimi iri kugenda igana ahantu haryoshye cyane, yuko hari kugenda hazamo ibindi bintu tutari twiteze, ibintu bishimishije cyane, yuko hano Iribagiza Nyiranambara yarabashije kuba yamuha wa muringa yasigiwe n'ababyeyi be. Iribagiza rero yari yishimye cyane, agiye kuba yasangira na Nyiranambara fanta. Uyu mugore kumbe yari yayiroze. Rero urumva ko byari ibintu bikomeye cyane muri episode yashize. Rero nimba ubashe kuba wagera hano kuri iyi episode, nawe ubashe kuba wakuramo ibintu utari usobanukiwe mu yo warebye yashize, ariko uraza kuba wamenyeramo n'ibindi biraza kuba byakurikira mu yo tugiye kugeraho. Urumva ko rero ibintu bitangiye kuba byamera neza hano muri ino filimi yacu. Ntabwo twakwibagirwa ko mushiki wa Cyusa arimo akunda musaza wa Iribagiza. Rero ni ibintu bigiye kuba byakikora, yuko hano mushiki wa Cyusa na mama we barimo baratereta uriya musaza wa Iribagiza. N'ubwa mbere tubonye aho umukobwa abasha kuba yatereta umuhungu, noneho agafatanya na nyina. Urumva ko ibintu bikomeje kuba byamera neza. Rero ni ibintu byiza byabashije kuba byaranga iyi filimi yacu, yuko twagiye tubona
gucamo ibintu bitandukanye, aho Iribagiza yashaka kuba yarogwa, aho Nyirantambara arimo ajya inama na Fabiola yo kuba baroga Iribagiza cyangwa musaza we. Rero ni ibintu bibiri ngo hagomba kuba hapamo umwe, kubera ko uyu mugore Nyirantambara atari umuntu mwiza cyane muri ino filime, atangiye kuba yadukorera ibintu bitari byiza yuko, ariko imipango yose igiye kuba yamupfubana. Twabonye undi muntu Imana yabashije kuba yatuzanira, akaba agiye kubasha kuba yarwanira Iribagiza. Rero uyu mugore mushiki wa Rugema ni umuntu mushyashya wabashije kuba yaza muri ino filime, ariko atangira kuba yazana ibintu byiza twari twaramuherutse, noneho afatanya na Nyirantambara kera, ariko yagarutse yarahindutse. Rero uri kumva ko ibintu bikomeje kuba byagera ahantu haryoshye, uri kumva ko n'uyu musaza ise waba Kamarade nawe yagiye ku ruhande rwa Iribagiza. Rugema baramugambaniye, ntago yigeze agambana na Rugema, ahubwo ni umutwe babashije kuba bamuteka. Uri kumva ko rero filime yacu iri kugenda igera ahantu haryoshye cyane. Nimba tubashije kuba twagerana kuri uyu munota, fasha ujye muri comment wandikemo igitekerezo cyawe yuko wabonye iyi filime, yuko abantu barebye iyi filime ubagire inama y'ibintu wagiye ubonamo, ukaba ari igitekerezo cyawe ushaka kuba watangamo mu buryo bwawe bwihariye. Ujye hano hasi muri comment ubashe kuba wakitubwira, turaza kuba twakibona. Nimba hari n'ubutumwa ushaka kuba watambutsa mw'iyi filime, ujyaho hasi muri comment ubashe kuba wabwandikamo, yuko turabubona tukabusoma tukaza kububagezaho mu bihe bitandukanye. Rero ntago nagenda nakubwiye ku byaranze iyo filime, byari ibintu byiza cyane, kubera ko byari byinshi, byari byiza bitandukanye. Mwibutsa kuba wakanda subscribe kuri channel kugira ngo utazajya ubasha kuba wacikwa n'iyi filime yacu Inzira y'Umusaraba ibashe kuba yagera ahantu hashimishije cyane, yuko aha hantu igeze ni ahantu heza cyane habashe kuba hashimisha abantu benshi. Twabonye ko rero hano Mama Kanyana atashaka ko nawe Iribagiza yazakanguka. Uri kumva ko Iribagiza afite abantu benshi babasha kuba batifuza kuba yakanguka, ariko kubera Imana asenga, Imana izabikora. Twabonye ko Mama Cyusa nawe aba arimo amusengera Imana. Rero abantu batifuza ko Iribagiza yakanguka nk'uyu mugore Mama Kanyana, nawe ntago asigaye yifuza ko Iribagiza yakanguka, kandi mbere niwe wamusengeraga. Ariko twe twamaze kubona impamvu yifuza ko Iribagiza atakanguka, nuko umugabo we Rugema ariwe wishe ababyeyi ba Iribagiza, kandi Iribagiza abashe kuba yakibuka ibintu byose. Uyu mubyeyi nawe yahita abura umugabo we, ngo niyo mpamvu ari gukingira ikibaba umugabo we kugira ngo batazabasha kuba bamufunga. Niyo mpamvu atifuza ko Iribagiza yakibuka ibintu byose byamubayeho. Uri kumva ko rero ibintu bikomeje kuba byaryoha cyane.